ndabasuhuje kandi mbaye ikaze mu mudukurikirana umunsi kundi hano kuri Kirabo TV. Ni karibu cyane mu gace kacu k'uyu munsi, aho noneho tugiye kuganira ku ngingo igira iti ese uruhurwa n'iki mu buzima. Icyo ni ikibazo nakubaza kandi nawe ukansubiza. Birashoboka kunsubiza cyane rwose, wansubiza muri comment wowe uruhurwa n'iki. Turaza kwifashisha abatumirwa muri studio twatumiye hano kuri Kirabo TV, aho bari buze kubidufashamo bakatubwira ikibaruhura bo ubwabo, nawe ubwawe uratubwira ikikuruhura. Mu buzima mu isi abantu bahura n'ibibazo bitandukanye, amarira, agahinda, umubabaro, ishavu, byinshi bituma abantu bacanganyukirwa bakababara. Wowe mu buzima bwawe iyo ubabaye n'iki kikuruhura? Yes, nkuko mubibona abatumirwa turi kumwe, ibumoso bwanjye n'iburyo bwanjye abatumirwa barahari kandi ntago bari bubicisha irungu, tugiye kuganirira hamwe. Reka mbere iburyo bwanjye hari umukobwa, ladies first of course. Reka duhere ku mukobwa abibwira. Reka ndakwakiriye, ni karibu cyane. Murakoze, nitwa Bora, ndi umutumirwa umunsi kuri TV Kirabo. Murakoze cyane. Yego murakoze. Ibumoso bwanjye hari umusore mwiza cyane arabibwira, watangira bibwira abantu badukurikiye. Murakoze, nitwa Steven, murakoze kudutumira kuri Kirabo TV. Yes, nkuko mwabumvishe bose mwabamenye babibwiye, ni Bora undi ni Steven, nibo tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho turi buganire kuri ya nsanganyamatsiko nababwiye igira iti wowe uruhurwa n'iki. Baraza kutubwira ibibaruhura mu buzima bwabo busanzwe, nawe uraza kutubwira ikikuruhura. Bora, ubusanzwe ubundi uruhurwa n'iki? Murakoze, njyewe ubusanzwe mu buzima busanzwe nduhuka no kuganira n'inshuti zanjye. Yego, ni gute uganira n'inshuti zawe ukumva uraruhutse? Mu buhe buryo? Uburyo nganira n'inshuti zanjye numva ndaruhutse, ni cya gihe nicaranye n'inshuti yanjye imbwira ikimubabaje nibwira ikimbabaje, dusangira ibyishimo. Yego, mwumvishe Bora ikimuruhura. Steve, wowe ku ruhande rwawe bihagaze gute? Murakoze, njyewe ikinduhura buriya iyo numva ndi mu muziki cyangwa se ndi mu kintu kijyanye n'umuziki, mba numva ndi free, mba numva ndi free. Uri mu muziki gute Steve? Hari uburyo nshobora kuba ndimo kumva cyangwa se ndimo kuririmba cyangwa ndimo kureba undi muntu aririmba, just mba numva ndi free. Yego, muranyihanganira turi bwibande kuri Steve cyane kubera ko adusubije byinshi mu munota umwe, dusubije byinshi bimushimisha kandi bikamuruhura. Steve, reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko. Ukunda uyu muhanzi? Mu Rwanda njye nkunda umuhanzi bita Gisa cy'Inganzo. Niwe muhanzi numva indirimbo ze numva ndi free just kurusha n'abandi bose. Gisa cy'Inganzo. Yes, Steve, none se mu buzima busanzwe wowe ukunda Gisa cy'Inganzo, uri umuririmbyi, bimeze gute, bihagaze gute? Yego, nanjye ndi umuririmbyi, ndaririmba, ndandika, nkaririmba, byose ndabikora. Uba bitangiye ryari ko mbona uri muto? Ntabwo ari vuba aha ngaha, mbimazemo igihe kitari gito nka 2014 nibwo numvise mfite ubushobozi bwo kuba nakandika nkanaririmba. Yes, reka nanone ngaruke ku mukobwa Bora. Ubundi mu busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndi fashion design ni ikintu cyagutse kinini. Ukora iki muri fashion design? Okay, muri fashion design akenshi nibanda ku ma waste products. Nivuga waste products uko nyine abantu baba baratesheje imyenda agaciro cyangwa izindi kategori nyine hano hanze ya by'abantu ko bameramo bakayajugunya. Ibyo byose nibyo mfata nkabikoresha agaciro cyangwa bigarisha ubuzima. Wow, it's amazing. Ufite product nziza, innovation nziza hano hanze, ndumva ari nziza cyane, ifitiye akamaro abaturarwanda n'abandi bose. Nunyemerera n'utwemerera kuri Kirabo TV, reka tuzagusure turebe ibyo ukora, tubigaragarize n'abanyarwanda muri rusange. Okay, nta kibazo, nzababwira umusore w'umurera mubirebe kuza. Yes, Bora tuzamusura. Yes, reka tugaruke ku musore Steve. Steve, watubwiye yuko uri umuhanzi wakoze indirimbo, waduhaga freestyle? Yego, nta kibazo, ni ibintu byanjye, ntakabahereza, nta kibazo. Ngo bigaragara ko ufite icyaka, baby girl, niba guha icyo ushaka, umaze igihe numva mbishaka, kubyinana nawe mpaka tugakesha. Oh baby girl, dance for daddy, iri joro ninjye nawe body to body,
I like it when I touch your body. Slow down inje nawe don't worry. Oya winja kure ukujina baby girl birangurura. Komeza wire kure icyo ushaka cyose nje ndakura. I like it when you do it, do it. I like it when you do it. Oh baby girl, I like it when you do it, do it. Yeah. Wow! Steve, ufite impano serious so kubeshya. Urashoboye. Abantu bashoboye Steve. Umunota umwe reka ngaruke turukora gato. Mbabarira. Utubwire mu ndirimbo ya Steve wumvishe. Akantu gato ufashemo ni ngakayo. It was amazing. Nyine nabyumvishe nanabikunze Baby Girl Dance for Daddy. Ijoro ninjye nawe body to body, it was amazing. Wow, mwabyumvishe. Yeah. Steve, ndongera nkugaruke. Reka tureke kujya kure. Y'umutwe w'amagambo wacu uyu munsi, ingingo y'umunsi igira iti uruhurwa ni iki? Steve, imyambarire buriya nayo iza mu bintu biruhura umuntu Cyane of course. gute Yeah. Burya nawe uziyumve iyo wambaye neza uri mu nzira ubumva nyine tuvuga uti barimo bose baravuga ko nambaye neza sinanjye ndabizi ko nambaye neza nyine tumva uri free wumva uri free nta kindi tekerezaho nyine tumwita ku myambarire yawe. Steve, wowe iyo wambaye neza wambaye gute? Yeah, nkuko nambaye nabwo ni neza kuri njyewe. Just nkunda kwambara gutya. Sinkunda ibintu binini hejuru ya. Yes, Steve, wambaye neza nagaruka kuvuga ngo urabikunda gusa ndabona wambaye neza koko. Nkuko mwabyumvishe rero imyambarire nayo iri mu bintu bishobora kuruhura umuntu. Ese wowe uruhurwa ni iki? Bora wowe iyo wambaye neza wambaye gute? Murakoze, njyewe nambaye neza. Nambaye ikabutura n'umupira. Kumva numva nduhutse neza nambaye neza. Yes, nkuko mwabyumvishe rero Bora nayo yambaye neza, aba yambaye ikabutura n'umupira bimuhaye amahoro. Wowe se iyo wambaye neza uba wambaye gute? Uraduha muri comment utubwire uko ubyumva. Abantu mwakunze Steve rero mushobora kutwandikira muri message, comment kuri email yacu urimo kubona aho ngaho muri ekara yawe cyangwa se muri telefone yawe urimo kudukurikirana hose, ushobora kutwandikira ukavuga uti Steve namukunze ndamwifuza ko byagenda gutya na gutya. Icyo wifuza kumubaza watwandikira muri comment cyangwa se kuri email. Steve, umuntu agushaka yagukura he? Jawa kuri Facebook nkoresha Steven NSP. Inomero yanjye WhatsApp wazayitanga muri comment ndumva nta kibazo. Yego, abamushaka mushobora kutwandikira muri comment. Niba ukeneye nomero ze za WhatsApp yaziguhereza, tuzaziguhereza. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu ukatubwira Steve ndamukeneye gutya na gutya, tuzaguhuza nawe. Mwakoze cyane rero, reka nshimire Steve na Bora. Mwakoze namwe kudutumira. Yego Bora, nkukoze kwitabira ubutumire bwacu bw'uyu munsi. Reka nanone mbashimire mwebwe mwese mwakomeje kudukurikirana gutangira no kuba tugeze ku musozo wacu ku ngingo igira iti wowe uruhurwa n'iki. Reka mbifurize kujya mukomeza kuruhuka kandi munezerwa mu byo mukora byose. Ndabashimiye, mugubwe neza aho muherereye. Nyemerera ukande subscribe, duhe like na comment niba utarabikora kugira ngo n'abandi ubasharinge babone ikiganiro twateguye uyu munsi. Bye bye, ciao ciao.